nta muntu uzongera kunyihishamo gutyo ngo nkore oya genda mujye kubisama bro. Kugeza ubu tuvugana bidasubirwaho Coach Gaël yamaze kwiyunga na Bruce Melody. Ibyo bibaye nyuma yuko Bruce Melody amweretse ko haramutse habaye nta gikozwe ashobora kumena umuceri. Nubwo timu ya The Ben irimo nka Muyoboke, Nopja ndetse na The Ben Gisamagwe bari bamaze igihe ku mbuga nkoranyambaga bari gukirigita Coach Gaël bamubwira ko The Ben ashobora gusimbura Bruce Melody, kandi ibyo Bruce Melody yatangaga muri 155 AM akaba yabikuba inshuro nyinshi. Ese mu gihe Bruce Melody yari kuba atandukanye na 155 AM, ninde wari guhomba cyane kurusha undi? Ese nyuma yuko Bruce Melody atangiye kugaragaza ibimenyetso ko ashobora kuba agiye kuva muri 155 AM, kubera iki Coach Gaël ndetse na timu ye bihutiye gushaka uburyo bahita bakemura ibibazo by'umubano utari mwiza ruri hagati yabo ndetse na Bruce Melody? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ndagusaba kubana natwe kandi ntibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi. Ku cyumweru Bruce Melody nibwo yatangiye gutanga ibimenyetso ko ashobora kuba agiye kuva muri 155 AM byeruye, ubwo yajyaga muri bio ye y'urubuga rwa Instagram agasiba ikintu cyose cyari kirimo gifite aho gihuriye na 155 AM, yaba Kigali Universe, UGB ndetse no kubyanifollowinga ku rubuga rwa Instagram. Si ibyo gusa kuko Bruce Melody yahise atangira gusa n'ahanganye n'abagabo babiri, yaba Rebo ya 155 AM ndetse na timu ya The Ben. Ubwo Bruce Melody yabonaga ko timu ya The Ben ndetse na Coach Gaël bameze nk'abari kumukina saye, yarihoreye ajya ku rubuga rwe rwa Instagram atangira kwataka timu The Ben ndetse ari nako yataka na Coach Gaël. Ubwo yandikaga ngo coach nawe akeneye undi coach, ibyo byari bisobanuye ko Coach Gaël nawe atihagije nka coach, ahubwo akeneye kujya gutozwa na timu ya The Ben. Coach Gaël niyarebereye kuko yaje guhita atumiza inama rukokoma yahuriyemo Bruce Melody, Coach Gaël ndetse n'abandi bayobozi bose bakomeye bo muri 155 AM kugira ngo harebwe uburyo cy'umubano wa Bruce Melody ndetse na Coach Gaël wakongera gusubira nk'uko wari usanzwe mbere. Nuko Coach Gaël yemera gusaba imbabazi Bruce Melody, ibyo binashimangirwa neza na poste kugeza ubu ngubu Coach Gaël ari gupostinga ku rubuga rwe rwa Instagram, ari gupostinga Bruce Melody bya buri kanya. Nk'uko umunyarwanda yaciye umugani akavuga ati nta bihanga bibiri bishobora kubana mu nkono. Mu gihe Coach Gaël yari gukora ikosa ryo kwemera kuba manager wa The Ben akajya muri uwo muryango mugari koko nk'uko babivugaga urimo Alex Muyoboke, Nopja, Clapton Kibonke ndetse na The Ben ubwe, yari kuba akoze ikosa rikomeye cyane ari kuzamara igihe kirekire yicuza, bitewe n'uko nk'uko nabivuze nta bihanga bibiri bishobora kubana mu nkono. Kandi burya nk'uko umunyarwanda yabivuze ati ikosa si ikosa ahubwo ikosa ni ukongera kugwa mu ikosa. Coach Gaël mbere yuko atangira kuba manager wa Bruce Melody n'ubundi yari amaze kunaniranwa na The Ben, kandi icyo gihe bananiranwe The Ben atarabona abantu benshi basa nkaho bamufite mu maboko. Tekereza noneho ubwo hari kuba harimo Alex Muyoboke, Nopja, Clapton Kibonke bose bashaka kwigira abami kuri The Ben, ibyo bintu ntabwo byari bukunde kuko Coach Gaël yahise abirebera kure, abona ko ikiza ari uko yakomeza gukorana na Bruce Melody mu cyumbo cy'uko yajya gukorana n'iyi timu ya The Ben. Mu gihe Bruce Melody yari kuba atandukanye na Coach Gaël, uko byagenda kose Coach Gaël yagombaga kubihomberamo kurusha Bruce Melody. Ni nayo mpamvu yahise afata iya mbere agasaba ko haba inama bakongera kumwunga na Bruce Melody kugira ngo harebwe uburyo cy'imikoranire ya Bruce Melody ndetse na Coach Gaël yakongera gusubira uko yahoze. Bruce Melody we kuko n'ubundi na mbere bajya gushwana byari byatewe na Coach Gaël, ntabwo yigeze azuyaza, yemeye guha imbabazi Coach Gaël, yemera ko bakomeza gukorana nk'uko byari bisanzwe, gusa akirinda ikintu cyakongera guhungabanya umubano we ndetse na Coach Gaël. Mu gihe Bruce Melody yaba amaze gutandukana na Coach Gaël, nk'uko ibikorwa byinshi bya Coach Gaël byose Bruce Melody ari ubyamamaza cyangwa se yita umufatanyabikorwa kugira ngo bikomeze kuvugwa mu itangazamakuru ndetse n'abantu bakomeze kubimenya. Si ibyo gusa kuko izina Coach Gaël ahanini iyo rivuzwe mu itangazamakuru rigendana n'izina Bruce Melody. Ni ukuvuga ngo ukivuga Bruce Melody hahita humvikana n'irindi zina ryihishe inyuma ya Bruce Melody ari ryo Coach Gaël. Bruce Melody nawe nk'umuhanzi mu gihe yaba atandukanye na Coach Gaël, birumvikana ko ibikorwa byo kwamamaza cyangwa se amafaranga abonaga yakuye muri Coach Gaël bitewe n'amasezerano bafitanye yatangira guhagarara, ndetse akishyuzwa n'amafaranga y'umurengera yo kuba yarabaye muri 155 AM. Gusa ntago hazwa amasezerano Coach Gaël ndetse na Bruce Melody bagiranye. Ibyo rero ntago wabikonta bitewe n'uko Bruce Melody yatandukanye na Rebo nyinshi, ashobora kuba yarinze icyo kintu cy'uko kuva muri Rebo byamusaba gutanga amafaranga menshi akabihungira kure maze akabikura mu masezerano ashobora kuba yaragiranye na Coach Gaël. Ikindi kandi Bruce Melody byamugora kongera kwiyubaka mu gihe yaba ariho adafite Rebo imumanaginga ngo imumenyere buri kimwe, yaba imyambaro, gutegura ibitaramo ndetse n'ibindi bintu byose umuhanzi akenera kugira ngo abe ariho neza kandi akora ibikorwa bye bikagera kure.
Ibyo byose bihita bishimangira ko yaba ku ruhande rwa Bruce Melody ndetse n'urwa Coach Gaël baramutse batandukanye buri umwe yagira icyo ahomba. Gusa icyiza kiriho ni uko Bruce Melody yamaze kwidekarara ko atagitandukanye na 155am ndetse n'umubano wa Bruce Melody ndetse na Coach Gaël nawe ukaba ukomeje kurushaho kuba mwiza. Mwakoze cyane kudutega amatwi, niba ugejeje kuri uyu munota ukiri kumva iki kiganiro nibagirwe gukora subscribe kugira ngo tuzacikanwa n'ibiganiro nk'ibi ngibi umunsi ku munsi.